Ntangiye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 5 Mutarama turazirikana umutagatifu Telesifori, papa wahowe Imana mu mwaka w'136. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mu kanya. Telesifori yavukiye mu Bugereki. Arangije amashuri muri kaminuza, yahisemo kwiyegurira Imana, maze ajya kwiherera ahantu ha wenyine kugira ngo asenge cyane. Yicuze kandi yigomwe kubera ibicumuro bye n'iby'abandi. Nyuma yagiye muri Palestina ku musozi wa Karumeli, aho umuhanuzi Eliya yabaye kera asengera Imana. Icyo gihe yasanze n'abandi biyeguriye Imana benshi. Avuye aho yagiye i Roma, yifuzaga no kujya gusengera ku mva ya Petero na Pawulo. Yagumye aho yishimira gukomeza kwibanira n'abakristo b'i Roma. Nyuma y'urupfu rwa Papa Sixte mu mwaka w'125, abakristo b'i Roma batoye Telesifori ngo abe ari we umusimbura ku ntebe y'ubupapa. Yari abaye umupapa wa 8 kuva kuri Petero Mutagatifu. Mu myaka 11 yamaze ayobora Kiliziya, yayiyoboranye ubwitonzi n'umurava, kugeza ubwo umwami Adiriyani atangiriye kurwanya Kiliziya, nuko atanga itegeko ryo kumwica, nuko bamuca umutwe. Mutagatifu Telesifori, udusabire. Mboneye no kwifuriza mwebwe mwese muhimbaza umutagatifu Telesifori kugira umunsi mwiza. Amahoro y'Imana akomeza abantu namwe. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Naho utaha.